wanyuranyije amaboko y'ibitavuga Imana, ibyo uherutse kunkorera binkoze ku mutima. Wanyuranyije amaboko y'ibitavuga Imana, ibyo uherutse kunkorera binkoze ku mutima. Wanyuranyije amaboko y'ibitavuga Imana, ibyo uherutse kunkorera binkoze ku mutima. Wanyuranyije amaboko y'ibitavuga Imana, ibyo uherutse kunkorera binkoze ku mutima. Wanyuranyije amaboko y'ibitavuga Imana, ibyo uherutse kunkorera binkoze ku mutima. Pawulo yaravuze ati tuzabana iteka ryose n'Imana, niko tubisoma. Iryo sezerano urisohoreze, tubane no muri isi. Rundengera iryo sezerano urisohoreze, tubane no muri isi. Rundengera tubane no muri isi. Rundengera. Yewe Karuvari, yewe Karuvari, wamenetse w'amaraso, ntabwo nza kwibagirwa. Nzarira amarira y'ibyishimo nimbona Yesu amaso ku maso, nanyambika ikamba ry'ubugingo. Sinziyumanganya, nzarira ibyishimo, nzarira amarira y'ibyishimo nimbona Yesu amaso ku maso, nanyambika ikamba ry'ubugingo. Sinziyumanganya, nzarira ibyishimo, sinziyumanganya, nzarira ibyishimo, sinziyumanganya, nzarira ibyishimo. Nzarira amarira y'ibyishimo nimbona Yesu amaso ku maso, nanyambika ikamba ry'ubugingo. Sinziyumanganya, nzarira ibyishimo, sinziyumanganya, nzarira ibyishimo, sinziyumanganya, nzarira ibyishimo. Turagushimye Mana ya Isiraheli, uri Imana ikomeye. Tugushimiye urukundo rwawe rwinshi, tugushimiye gukomera kwawe, tugushimiye kudahinduka, tugushimiye kuri Imana y'imbabazi, tugushimiye ko wera kandi ugakiranuka,
tugushimiye ko wahozeho kandi uriho ukazahoraho. Uri Imana nziza, uri Imana ikomeye. Tugushimiye umwanya mwiza utanze kugira ngo tuvuge izina ryawe rikomeye. Reka izina ryawe rihabwe icyubahiro muri aka kanya. Izina ryawe ryamamare hose. Abanyamibabaro bose nibumva izina ryawe bongere bumve bagize ibyiringiro. Abari mu ngeso zitandukanye z'ibyaha bahindurwe n'ijambo ndetse n'izina ryawe. Aka kanya kaba kimpinduka, ubwiza bwawe bwumvikane. Koresha imitima yacu kuko uri Imana ishoboye byose, mu izina rya Yesu Kristo, amen. Ndabashuhuje mu izina rya Yesu Kristo. Amazina yanjye nitwa Dani Mutabazi, nkaba ndi umuramyi, nkaba nkora umurimo w'Imana mu buryo bwo kuririmba indirimbo ziramya ndetse zikanahimbaza Imana. Aka ni akanya rero tugiye kubana, akanya keza k'umugisha ko kumva impumeko y'Imana, ko kumva ineza y'Imana, ko kumva icyo Imana igushakaho binyuze mu ndirimbo. Imana iguha umugisha wowe udukurikiye, kandi Imana yumve gusenga kwawe kubw'uyu mwanya wafashe ubana natwe. Imana ikugirire neza. Tugiye kuririmba n'indirimbo yanjye nshya, indirimbo yitwa Umutangabuhamya. Ni indirimbo mwanyeretse ko muri gukunda cyane, ni indirimbo imaze agahe gato cyane, ni indirimbo numva nshaka ko cyangwa se nifuza ko yakomeza gufasha imitima yanyu, kuko ni indirimbo ikomeza imitima, ni indirimbo nziza, ni indirimbo nanjye ikubiyemo ubuhamya, ikubiyemo imirimo y'Imana itandukanye Imana yakoreye muri nge mu bihe byari bigiye bitandukanye. Nawe hari imirimo Imana yagukoreye, nawe hari ibitangaza Imana yagukoreye, hari urugendo Imana yagutambukije, hari intambara Imana yakurengeje, ukabona ko imbaraga z'Imana arizo zihabaye, ukabona ko ari imbaraga z'Imana zikurengeye. Uyu ni umwanya rero wo kugira ngo dufatikanye kuririmba izina ry'Imana, Imana ishobora byose, Imana ikura umuntu hamwe ikamushyitsa ahandi kubw'icyubahiro cyayo. Tugiye kuyihimbaza rero binyuze muri iyi ndirimbo yanjye nshya, indirimbo mbatuye, indirimbo yitwa Umutangabuhamya. Nawe uri umutangabuhamya, mwese muri abatangabuhamya b'imirimo Imana yabakoreye. Ndumutangabuhamya kw'Imana igira neza. 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 Mwabanyumva nimureke mbatume, nimuramuka mumboneye ahantu bifuza umutangabuhamya, ngo atange ubuhamya kw'Imana yamugiriye neza. Nyabuneka muzambwire, nyabuneka uwo muntu ni njyewe wagiriwe neza n'Imana. Nyabuneka muzambwire, nyabuneka uwo muntu ni njyewe wagiriwe neza n'Imana. Ndumutangabuhamya kw'Imana igira neza.
ndumutangabuhamya kw'Imana igira neza, ndumutangabuhamya kw'Imana igira neza. Wakoze ikintu gishya Mana we, wanyambitse umwambaro w'intsinzi. Urugamba rwari imbere yanjye, sinamenye igihe warurwaniye. Icyo nabonye nuko wakoze umurimo ukomeye. Icyo nabonye nuko wakoze umurimo ukomeye. Icyo nabonye nuko wakoze umurimo ukomeye. Ndumutangabuhamya kw'Imana igira neza, ndumutangabuhamya kw'Imana igira neza. Imana ibaha umugisha. Tugiye gukomeza turamya Imana mu ndirimbo yanjye yindi yitwa ufite uwo mwana. Indirimbo mwakunze, ni indirimbo yafashije imitima yanyu. Tugiye kuririmbana, ariko tutarayiririmba, indirimbo dusoje ni indirimbo ikubiyemo ubuhamya bwanjye. Ni indirimbo navuga ko ibumbatiye amateka yanjye, ibumbatiye ibintu Imana yagiye inkoresha, ibumbatiye ahantu Imana yagiye indenza, ndetse n'agakiza kayo yampaye. Ndi umutangabuhamya wo kukamamaza no kuvuga yuko Imana igira neza, kandi nawe uri umutangabuhamya ko Imana ishoboye byose. Igihe navaga mu ishyamba nganiye umusaraba, ntiwarambiwe kumva ijwi ry'intama yawe. Wakomeje kuntegera amaboko, nubwo ijwi ry'umwanzi ryagusanze rikubwira ngo uriya mureke, wakwisubiriye mu ijuru, ko n'ubundi wari ufite ubwami. Nawe uti ndirahiriye sinareka intama yanjye. Mwumva uko Yesu yankijije, niwe wampaye ubuzima. Nawe uti ndirahiriye sinareka intama yanjye. Ayi, mwumva uko Yesu yankijije, niwe wampaye ubuzima. Imbaraga z'umutima tuzivana i Gologota, imbaraga z'umutima tuzivana i Gologota. Ufite uwo mwana
ni ufite ubugingo, uwo niwe mwana w'Imana, ni nawe mucyo w'ukuri, ni nawe mucyo w'ukuri. Icyampa guhora nywera kw'iriba ryo ku musaraba, mpora nshaka wa mutsima untera imbaraga. Icyampa guhora nywera kw'iriba ryo ku musaraba, mpora nshaka wa mutsima untera imbaraga. Imbaraga z'umutima tuzivana Golgota, imbaraga z'umutima tuzivana Golgota. Ufite uwo mwana ni ufite ubugingo, uwo niwe mwana w'Imana, ni nawe mucyo w'ukuri, ni nawe mucyo w'ukuri. Tugiye gukomeza turamya Imana mu ndirimbo yitwa Karuvari. Ariko ufite uwo mwana ni nawe ufite ubugingo, wizeye Kristo niwe uzabona ubugingo, utamwizera nta bugingo afite. Tugiye kuririmbana indirimbo yitwa Karuvari, indirimbo navuga ko irimo zo nahereyeho, indirimbo mwakunze, indirimbo yahembuye benshi bampaye ubuhamya ko bakijijwe ku bw'iyi ndirimbo. Iyi ndirimbo ibafashe muri uyu mwanya. Yewe Karuvari, yewe Karuvari, wamenetseho amaraso, ntabwo nza kwibagirwa. Yewe Karuvari, yewe Karuvari, wamenetseho amaraso, ntabwo nza kwibagirwa. Nageze ku musaraba maze mpabwa izindi mbaraga, kuko Yesu yaramaze kuhamena amaraso, imitwaro yanjye yaraguye. Nageze ku musaraba maze mpabwa izindi mbaraga, kuko Yesu yaramaze kuhamena amaraso, imitwaro yanjye yaraguye. Yewe Karuvari, yewe Karuvari, wamenetseho amaraso, ntabwo nza kwibagirwa. Yewe Karuvari,
yewe Karuvari wamenetseho amaraso, ntabwo nzakwibagirwa. Yewe Karuvari, yewe Karuvari wamenetseho amaraso, ntabwo nzakwibagirwa. Imana ibahe umugisha, Imana ibagirire neza, ibasure, ibiyereke muri byose. Abadafite agakiza bizerere muri iyi ndirimbo. Imana ishoboye byose, Imana yaduhaye Yesu, Yesu aradupfira, dufite agaciro kuko Kristo yadupfiriye ku musaraba kugira ngo tubone ubugingo. Ubwo bugingo ni Kristo. Rero nawe niba ushaka kwakira ubugingo, wizere Kristo. Wizere Kristo, niwe ushoboye byose, niwe wagukiza imvune zose, ibibazo byose ufite, ibyaha byose niwe ubikiza. Wizere Kristo, niwe ushoboye byose. Tugiye kuririmba gato tunasoza ku ndirimbo abantu benshi mwakunze, yitwa Binkoze ku mutima. Hari abayita ngo wanyuranyije amaboko, benshi bayita bitewe n'uko yabafashije cyangwa se n'amagambo bakunze. Tugiye kuyiririmbana. Wanyuranyije amaboko y'ibitavuga Imana, ibyo uherutse kunkorera binkoze ku mutima. Wanyuranyije amaboko y'ibitavuga Imana, ibyo uherutse kunkorera binkoze ku mutima. Wanyuranyije amaboko y'ibitavuga Imana, ibyo uherutse kunkorera binkoze ku mutima. Wanyuranyije amaboko y'ibitavuga Imana, ibyo uherutse kunkorera binkoze ku mutima. Wanyuranyije amaboko y'ibitavuga Imana, ibyo uherutse kunkorera binkoze ku mutima. Wanyuranyije amaboko y'ibitavuga Imana, ibyo uherutse kunkorera binkoze ku mutima. Dusoza rero mbatuye iyi indirimbo yitwa Umutangabuhamya. N'ubundi ndacyayigarukaho cyane kuko ni indirimbo yo kwishimiramo, yo kunezererwamo uhimbaza Imana. Indirimbo rero yitwa Umutangabuhamya, ndayigutuye, ikomeze igufashe kandi ikomeze inezeze umutima wawe. Tuyisorezaho gatoya n'umucuranzi, n'undi nk'uko nababwiye umucuranzi wayikoze. Turayisorezaho mu kanya gatoya cyane, afata amanota yayo duhita tuyiririmba. Ndumutangabuhamya kw'Imana igira neza. Ndumutangabuhamya kw'Imana igira neza. Ndumutangabuhamya kw'Imana igira neza. Imana ibahe umugisha. Indirimbo rero wayisanga kuri YouTube channel wanditse Dani Mutabazi Official, wabona iyi ndirimbo. Indirimbo yitwa Umutangabuhamya. Andika Umutangabuhamya kuri YouTube, ubundi indirimbo urayibona. Umutangabuhamya by Dani Mutabazi. Iyo ndirimbo rero komeza ibanezeze. Ikindi umuntu udukurikiye, wakora subscribe kuri iyi channel yitwa Dani Mutabazi Official, kugira ngo n'ibindi bikorwa mbahishiye muzagende mubibona mu bihe bizagenda bisimburana. Ikindi wamfollowinga kuri Instagram nkoresha ni Dani Mutabazi. Wanditse Dani Mutabazi
wabasha kumforowinga ukazajya ubona ibikorwa byanjye bikoroheye. Abifuza kuntumira, abafite ibirori, bifuza ko dutaramana, aho hantu wabasha kunkurikira. Hariho nimero ya telefone ukampamagara mu bikorwa bitandukanye by'ivugabutumwa cyangwa se byo guhimbaza Imana mu birori bitandukanye, turamya Imana tunayihimbaza. Mwakoze cyane mwe mwabanye natwe. Imana ibahe umugisha. Ni umugisha ukomeye kuba mwakurikiye ubutumwa bwiza bwaciye muri twebwe. Shalom shalom. Imana ibagirire neza. Pawulo yaravuze ati tuzabana iteka ryose n'Imana, niko tubisoma. Pawulo yaravuze ati tuzabana iteka ryose n'Imana, niko tubisoma. Iryo sezerano urisohoreze, tubane no muri isi. Rundengera iryo sezerano urisohoreze, tubane no muri isi. Rundengera tubane no muri isi.